twige indirimbo ya gatatu mu ndirimbo zo mu gakiza yitwa nari narazimiriye kure, ariko ikaba ifite ni ya ndirimbo ya 38 mu nyimbo za wokovu, ikaba ari indirimbo rero ya kabiri muri Segeritona. Noneho rero ubu kubera ko ifite amabemoro 1 2 3 4 5, ubwo ikigaragara cyo hano ugereranije no kwindirimbo iteye naho irangirira iri muri D flat cyangwa se re bemol. Noneho rero ubwo ahari re ubwo harahita haba do fixe, ubwo inota ritangira ni mi, ubwo re bemol. Noneho rero ni iyi mi, turatangira mi re do mi sol la so mi, so do mi sol la so re, mi re do mi so do la, so do mi so fa re do, la ti re do la, so mi, so do mi so la so re, mi re do mi so do la, so do mi so fa re do. Aho nibeshye gato mwabyumvise, ariko indirimbo nuko igenda dukurikira aya majwi yo hejuru. Noneho ugereranije no mu Kinyarwanda rero uko babihuje n'imigemo yayo, iravuga ngo nari narazimiriye kure nibagiwe Yesu, nyuma Yesu ambwiza ijwi rye rinzanira umunezero, none ubu ndanezerewe kuko Yesu yantaruye, ahera kwanyoza ibyaha, niyemeje kumukunda, sinajyaga niyibutsa ko nzajya imbere y'Imana, ubwiza ducira imanza zihwanye n'ibyo twakoze, none ubu ndanezerewe kuko Yesu yantaruye, ahera kwanyoza ibyaha, niyemeje kumukunda, nari narushye mu byaha, nzakugarukira Yesu, nuko ambwira ijambo ryiza, mpera ko mbona amahoro, none ubu ndanezerewe kuko Yesu yantaruye, ahera kwanyoza ibyaha, niyemeje kumukunda. Murumva ko hano tugende none twongere dusa n'abasubiramo, ni mi re do mi sol la so mi, nari narazimiriye, so do mi so la so re, kure nibagiwe Yesu, nyuma Yesu ambwiza ijwi rye do la bya
byaba byiza baye ko turirimba aho kugira ngo jwi rye, iki gihe tuba dushyizemo ak'ubunyarwanda, kuko iyo turirimbye ngo nyuma Yesu ambwiza ijwi rye, icyo gihe ntabwo tuba tubiririmbye neza, harimo andi marangamutima y'ikinyarwanda tuba dushyizemo bitari byo, ahubwo nyuma Yesu ambwiza ijwi rye, dola dola jwi rye, so do mi so fa re do. Noneho rero kugira ngo wumve uko hano rero ubwo ni la 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 ti re do la so, la 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 ti re do so mi, non undanezerewe, so do mi so la so re, kuko Yesu yantaruye, ire ifite count enye ho bayigabanyijemo tubiri, no re re nuvuga ngo nubyo bwo guparitaja, none ubu ndanezerewe kuko Yesu yantaruye. Okay, mi re do mi so do do la, ahera kwa nyoza ibyaha. Urumva iyo turimbye ibyaha, haba harimo andi manota hano twaba turimbye ntabwo byaba ari byo. Nyoza ibyaha, so do mi so fa re do, niyemeje kumukunda. Urumva tugenda tugereranyiriza kugira ngo twegere original, twegere ijwi original, kandi nanone ufashe nk'iyi ndirimbo ukajya kuri YouTube ukareba aho bayiririmbye, ushobora kwandika amagambo y'Igiswedwa ukajya kuri YouTube ukarebaho uko bayiririmbye. Yari umupasiteri ukomeye cyane, yabaye witwa Lewi Petrus, ni umuntu uzwi cyane muri bihugu bya Scandinavia, cyane cyane muri Swede no muri Finland. Nagiye mvugana n'abantu bo muri Finland, abantu bo muri Swede, abantu bo muri Norvege. Uyu mupasiteri baramuzi cyane, yagize akazi gakomeye cyane ko kwegeranya no kwaranja no guhuza no gukora kino gitabo cy'indirimbo za Segeritona. Nuko rero iyo ndirimbo ya gatatu ivuga, mukomeze muyige, mujye mwongera musubire mwiri somo kugeza ubwo iyi ndirimbo tuzayihuriraho. Noneho kandi ushobora gukurikirana aya manota yandi, ushobora kuzakora arrangement za alto, za tenor n'iza basse, bikazagenda neza, ukumva noneho version ya korali atari umuntu uri kurimba ku giti cye, ahubwo na version ya korali uko ivuga. Imana ikomeze kubaho umugisha.